Amahoro y'Imana bane namwe inshuti bakunzi b'Umucunguzi TV, muri iyi saha mbifurije amahoro Imana itanga, mbifurije umugisha w'imbabazi, mbifurije umugisha w'ibyishimo, mbifurije umugisha w'icyubahiro, kandi ikiruta byose mbifurije gukomeza guparangana mushaka ubugingo. Uyu munsi rero tugiye kwigana ijambo risa naho abantu bakunze kurivugaho, bakavuga ko ari wo murongo mugufi uba muri Bibiliya, aho tubisanga muri Yohana ibice 11 umurongo wa 35 handitse ngo Yesu ararira. Uyu rero ni umurongo ukunzwe kuvugwa ko ari wo mugufi uba muri Bibiliya, ariko uhishe byinshi cyane ku buzima bw'abakristo. Mu by'ukuri dukunze kubivugaho dusa n'abatera urwenya, dusa n'abashyenga, dusa naho turi mu kantu kameze nk'umukino, tubazanya ngo mbese wambwira umurongo mugufi uba muri Bibiliya. Ariko mu by'ukuri uyu murongo uhishe byinshi, kuko nawe uri umuntu wakwibaza ngo kubera iki Yesu yarize, ni igiki cyarijije Yesu? Impamvu rero Yesu yarize ni ukubera urukundo yari afitiye Lazaro n'umuryango we. Nubwo Yesu yari azi neza ko agiye kuzura Lazaro, yumvise agahinda n'umubabaro bafite, nawe bimukora ku mutima. N'ubundi iyo usomye muri Yohana ibice 11 kuva ku murongo wa 33 kugeza ku wa 36, bigaragaza ko Yesu yagize agahinda gakomeye ku bw'inshuti ye Lazaro yari yapfuye. Ariko kandi bitewe n'uko umuryango wa Lazaro wari ufite agahinda, byatumye Yesu bimukora ku mutima, ararira. Indi mpamvu Yesu yarize ni ukubera agahinda k'icyaha n'ingorane cyazanye ku isi. Urupfu rwa Lazaro rwari ikimenyetso cy'uko urupfu n'umubabaro byinjiye mu isi binyuze mu cyaha. Yesu yarize kuko yabonaga ingaruka z'icyaha ku muntu. Kubera ko twibukiranye neza ko Imana irema umuntu, yamuremeye kubaho ubuziraherezo, yamuremeye kubaho ubuzima bwe bwose. Ariko umuntu atenguha Imana, Satani araza aramushuka, birangira umuntu, muribuka Imana muri Edeni ivuma umuntu kubaho ubugingo buhoraho cyangwa se kubaho ubudapfa, mba ariko mbivuga, biba nk'aho birangiriye muri Edeni kubera ko umuntu yari amaze gukora icyaha. Ikindi kintu cyatumye Yesu arira ni ukubera impuhwe z'Imana ku bantu. Yesu ntiyari umuntu utagira amarangamutima, yari afite umutima wuzuye imbabazi n'urukundo rutagira akagero. Ibi ngibi rero byatwerekaga ko Yesu yisanishije n'umuntu. Ruvuga ngo byatwerekaga ko ari Imana iri kumwe n'abantu, yumva akababaro k'abantu. Kubera iki rero? Aya marira ya Yesu asobanuye iki ku buzima bwawe, ku buzima bw'umukristo, ku buzima bwawe wa musore we, ku buzima bwawe wa mukobwa we, ku buzima bwawe wa mugore we, ku buzima bwawe wa mugabo we? Aya marira ya Yesu asobanuye iki? Aya marira ya Yesu hari ibintu bitatu bikomeye ngira ngo mvugeho, byerekana ubusobanuro bwayo. Igisobanuro cya mbere, aya marira yerekana ko Yesu ari umwana w'Imana wuzuye impuhwe, atari igishushanyo cy'icyuma kidafite amarangamutima. Ahangaha twajyaga gukorwa n'isoni iyo Yesu yumva akababaro, ntagire reaction, ntagire emotion nk'iz'abantu, kandi bivugwa ko yari yisanishije n'umuntu. Bishatse kuvuga ko Yesu ntabwo ari stati, ntabwo ari icyuma, ntabwo ari ikibumbano kidafite amarangamutima. Ndetse amarangamutima atugirira n'akamaro, kubera ko Yesu igihe cyose duciye mu buribwe, mu kababaro, aba twumva. Mana ishimwe.
aya marira ya Yesu asobanuye ko Imana ifitanye natwe partnership, ikabana natwe mu mibabaro yacu. Ntabwo ari Imana yitarura cyangwa idukunda mu byiza gusa, ahubwo Imana iri kumwe natwe mu gihe cy'agahinda ndetse gakabije. Ni icyo aya marira asobanuye. Aya marira kandi asobanuye ko urukundo rwa Yesu rutari urw'amagambo gusa, ahubwo rwari urwuzuye amarangamutima n'impuhwe agirira ikiremwa muntu yaje gucungura. Yego, ibi rero biratwigisha iki? Aya marira ya Yesu aratwigisha iki nk'abakristo, nk'abamwizeye? Kandi namwe abataramwizera mbahamagarira kumwizera, kuko niwe wenyine, ntabwo wajya kwa Data atakujyanye. Ibi rero aya marira Yesu aratwigisha ko tugomba kugira umutima w'impuhwe. Yesu aratwigisha kugira umutima ukomeye, kandi tukagira umutima woroshye, umutima ugira imbabazi. Ahubwo akatwigisha kandi gufatanya n'abandi mu byishimo no mu mibabaro yabo. Iyo dusomye mu Baroma ibice 12 umurongo wa 15 haranditse ngo mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Yesu rero abana nawe nubwo ikigeragezo waba ubona kigusumbirije, ntabwo aba ari kure yawe, murababarana. Rukumva neza, iyo wishimye nabwo murishimana. Yesu ntajya tuva iruhande, ahora dukuyakuya. Nicyo bitwigisha. Nuba uri guca mu buribwe, niba uri guca mu bukene, niba uri guca mu gahinda, niba wapfushije, Yesu ari kumwe nawe. Muri ayo madeni urimo, Yesu ari kumwe nawe. Kandi biratwigisha kuba bizerwa, bafite ibyiringiro nubwo barira, nubwo twaba mu marira, nubwo twaba turi muri ibyo byago, nubwo twaba turi guca mu buribwe, nubwo twaba dushonje, nubwo twaba twapfushije, Yesu ari kumwe natwe. Tugira ibyiringiro. Yesu yaje kwereka abantu ko ari umuti ku rupfu. Impamvu mbivuga ni uko ubwo yazuraga Lazaro, byatwemezaga, yagiraga twemeze neza ko natwe tugomba kubaho dufite ibyiringiro ngo naho twapfa, Yesu azatuzura aduha ubuzima bw'iteka. Mana ishimwe, haleluya, Mana ishimwe. Nubwo tunyura mu mibabaro, nubwo tuzapfa, umuririmbyi yaravuze ngo gupfa ni inyungu ku mukristo w'ukuri. Umukristo w'ukuri ninde? Umukristo w'ukuri ni uwizeye Yesu akamukurikira, akemera gukurikiza amategeko ye. Mana yo mu ijuru ishimwe. Ikindi bitwigisha aya marira ya Yesu, ikindi atwigisha ni ukumenya ko Yesu azi neza ibyiyumvo byacu byose. Haleluya, Mana ishimwe. Yesu yumvise ibyiyumvo by'abavandimwe ba Lazaro, harimo Mariya na Marita, arangije yifatanya nabo. Bishatse kuvuga ngo ibyiyumvo byabo yari abirimo, yarabirebaga, akareba agahinda. Ibaza nawe gupfusha umuvandimwe, musaza wabo yari yapfuye. Yesu arabireba, yifatanya nabo. Bishatse kuvuga ngo nawe ibyiyumvo byawe uyu munsi Yesu ari kubyumva. Nimba wishimye ari kubyumva, niba ubabaye ari kubyumva. Kandi Yesu ntabwo ajya atwumvira ubusa. Haleluya, niyo mahirwe tugira. Yesu ntatwumvira ubusa. Nta gahinda dutekereza kuko tudashobora kwihanganira katagira ku mutima wa Yesu. Yesu afite impuhwe ku ntege nke zacu cyane.
iyo urebye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo ibice 4 umurongo wa 15 haratubwira ngo kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe keretse yuko atigeze akora icyaha. Yesu yageragejwe muri iyi mibabaro yose tunyuramo. Iyi mibabaro yose tunyuramo Yesu yarageragejwe, ariko uretse ko we yatsinze icyaha, n'icyaha cyagerageje kumwinjirana ngo kimwinjirire. Satani amusanga mu butayu, aramubwira ngo gerageza Imana, akora ibi. Murabizi ko yamutsinze maze akamutega ikindi gihe ku musaraba, ariho yamuteze. Abo yagiriye neza bakamusuzugura, bakamucira mu maso, bakamukubita, bakamubamba, ariko Yesu ntiyatuka Imana, ntiyanabatuka. Aravuga ngo Data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Aho niho Yesu yaneshereje. Rero kuko natwe turi kumwe nawe, ntitugahungabane, ntitugahangayike, ahubwo dukomerere mu Mwami Yesu, twizere imbaraga n'ubushobozi bye byinshi. Haleluya, Imana ishimwe. Rero mu magambo make, iri jambo ngo Yesu ararira, yarize kugira ngo atwereke urukundo rwe nyakuri, atwereke impuhwe ze z'akataraboneka, kugira ngo anatwigishe ko Imana iri kumwe natwe mu mibabaro, kandi ko Imana ifite ubushobozi bwo kuduha ibyiringiro byo gutsinda urupfu tukazazuka. Imana ishimwe.